warakoze utibagirwa ukanyeganyega ndabizirikana mata ngiye gutuma abana bajya kwa Gacinya bambwirire Gacinya ko mukeneye cyane none hasi shaba bose muzarapfuye nakareka uzi ko biranga miliyoni 15 ziragufasha shek Padi ijwi hejuru ko ndari inzara igiye kunyica noneho ndi guhumeka kuka gake yandi guhumeka insigane nkaba narumvishe ngo iwanyu ngo iwanyu ngaho wavutse mama we dore ko nta n'uwagera aha ngaha kuko turi abatindi bo kubabarirwa nanjye niko nisanze none waretse tukabatekera imitwe tukareba ko nda uyu munsi naramuka yewe aza ko ufite amaganya wagira ngo niwe wenyine inzara yishe ubu se njye ndarya wowe ukabibura ndahumeka nkumva mu nda harimo gukoma mu mashyi none rero reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza mbwira se mugore mwiza ugiye guteka imitwe wipfushe gupfa gupfa wapfa kabiri n'undi narapfuye n'ubundi warapfutse nushaka upfuke nta kibazo reka rero nkwereka ukuntu tugiye kubigenza sibambwiye ngo bene wanyu n'abanyakigali n'abanyakigali se bamariye abakire bagafasha uyu munsi turababyaza umusaruro musaza yihorere akomeze nawe ntugasaze ngo usaze no mu mutwe kankwereka ukuntu tugiye kubigenza tugiye kuryama aha ngaha wipfushe nanjye nk'uwose wowe umugabo wapfa nayo n'ubundi ko wapfuye kera twishwe n'ubutindi ubutindi nibuza kwica ko n'inzara nanjye nishe nindamuka uyu munsi ejo ko abana batazaramuka uragira ngo bigende umugore wanjye rero nyine nsigaranye none nawe ngo mpfe iyo haje inzara ibindi byose birarangira inzara se n'urupfu bihuriye ntabwo uri bupfe nyagupfa nagupfa nyagupfa ndapfa kubaho uripfusha numara kwipfusha uryama aha ngaha njyewe ndakorosa ngende njye guhamagara kwa Gacinya bazi kwa Gacinya nibaza baradufasha kubabara baduhamagarize n'abandi baturanyi ubwo kwa Gacinya araye kwa Gacinya harahepfo none hari bure umuturanyi uza afite bya bintu bajya bahamagaza by'itumanaho bya bindi bahamagara abantu ya telefone noneho duhamagare nitumara guhamagara ya miryango hanyira hitiburura izana amasanduka meza izana imyenda myiza tuzanira n'amafaranga yo gukoresha mu kiriyo tugurira abantu imiceri n'iki noneho nibamara kuza n'abaturanyi batangiye gukusanya aya peteroli kugira ngo tubone ukuntu tugushyingura ubu leta winsamura bitavuga ngo umugabo wanjye arazutse rwose wabikoze uko nguko mugabo wanjye uzi ko numva inzara itangiye gushira gira vuba ahubwo gira vuba umugore wanjye rwose ndi gutekereza ndi kumva ari cyo kuko abantu bakunda bapfa wabona bari buhurure ariko nahava mwishe umuntu utaramuriye ndi muzima kabura ndi umupfu ikibazo nuko tubona amafaranga nta n'amafaranga turashaka amafaranga ibindi biraza nyuma nitumara kubona amafaranga babadukane n'igiti basubira iwabo ariko ndabona baje kuyabika mbese mugore mwiza amagara kwa Gacinyaho koduza umuganga kwa Gacinya ndabahamagara wamaze gupfa napfuye kugira ngo batatuvamo nabo bamenye ko ari uzarya wenyine ujya nuzuko umaze kubirukankana n'ikibando turayasangira iminsi y'icumi tekereza neza ndi bunazuke koko cyane bunazuke ziko ndi buzuke tukayarya baradwangaye hari buza abantu benshi n'amafaranga menshi sina nise kwambwiye ko bene wanyu ari abakire ubu baratuburira miliyoni kugira ngo bagushyingure neza n'abakire aro bita mani rara mujya amamodoka ibintu byose sinanajyayo ngo nyimburire no kugenda nkera ku gipangu ibintu nibibazo hari umutindo ukandagira mu bakire niyo wajyayo muri za nzugi zabo numva ngo bakandaho bikajwigira b'imbere bakumva byajwigira baza kureba basanga ari wowe ukarara inyuma y'igipangu nuko nikigene nagiye kumusura bya munsi naraye muri baradire muri bya bintu bya rurura nuko nyine ngo nagiye mu mujyi naje ndimo ndicira isazi mu maso nuko nyine amaboko atareshya ntaramukanya ahubwo dukora uwo mugambi
gira vuba ahubwo gira vuba inzara imeze nabi. 2 hours later. Utibagirwa ukanyeganyega. Ndabizirikana mata. Ngiye gutuma abana bajya kwa Gacinya bambwirire Gacinya ko mukeneye cyane arahagera sanga ndi kurira ibintu byacitse. Ahita hamagara n'abandi baze ubwo arahita hamagara n'ababene wanyu ubundi turya ku mafaranga. Inzara kwihutisha. Ariko inzara ikwisha gutafite umuntu. Gupfa cyane byihutisha. Yemwe ba. Yemwe bana. Nimwirukanka ariko mumbwirire kwa Gacinya batebuka birukanka. Mutima mafite ikibazo ni mutebuka murebe ikibazo ahuye nacyo. Ariko mana wamoye wa. Muraho kwa kaninagize. Ngira nzara. Kaninagize ga. Ibise ni biki noneho. Kaninagize. Kaninagize byo nzara. Arapfuye zara. None hasi. Shaba. Bose muzarapfuye. Nakaka. Uzi ko birangiye. Birangiye ndo. Ariko mana wamoye wa. Yarangije. Yarangije. Umutima rwose waguye muri nyina da. Yewe twari twicaye aha ngaha. Sufitiye ikibazo cy'inzara. Ngira ngo n'inzara imwishe. Ariko yaramaze iminsi atitira. Ariko kubera ubutindi mburuko mujyana kwa muganga. Numvaga ko nzajya gusaba ikiraka nkamujyana kwa muganga. Ngiye kubona ngo narinanuye. Niko kubatumaho none byarangiye. Kaninagize iwacu. Umusaza ukubona ubona famille ubona Utuzanye mu kintu. Shabani tumuteze ko kuba mana yacu. Shabani. Yataje. Sinzi noneho. Shaba. Akanaga Aragiye. Gaci. Abagera ko. Shaka ukuntu uri Kigali. Maze none ruriya rugabo siko numvisha urugome kubi. Urugabo dutabishira n'ukwezi kumwe basi. Wenda ubwo yumvisha ko ari umupfu. Araza. Ari intwari musaza aragiye. Uyu musaza ari intwari. Mwazo musirimu rwose. Buretse mbahamagarire cya kigabo. Mwe muretse mbahamagarire cya kigabo kivindi mwe naho. Hamagara twumve nako yazakana hagera. Gafokora muri mukuru uko imeze. Kagahinda gashira kandi aribagara we. Ndabona arakira inzara. Ikigabo cy'ibipangu bikururana koko. Mwihangane nawe utazapfa ariko nakundi. Ubu se turamushyingura gute koko we? Ngamwe mucecetse. Nibyanga tashaka ubuzi budufashe. Igishuri ya mugabo. Twabigiza gute? Ariko mana yanjye we. Ngamwe mutuje gato mahamagara. Ndabona nayifashe. Aro. Yes man. Umeze Sesha ubwo uba wumva umutima wawe utera neza. Umugabo wanjye arapfuye. Akuzikura umusatsi ubusa murumuna wawe uzikameze. Umugabo wanjye uziko akakanya ashijemo umwuka ashije nk'amasaha 2 yashijemo umwuka. Kandi inzara iri imumereye nabi none nguru umuntu ukomeye ngufite icyo umumari iki? Kuramukurya neza unywa neza. Ahubwo uramufasha iki? Cyangwa se nyuma y'amasaha 2 nawe uhageze kuko iki kibazo ntago twakihererana utakimenye. Ubu se we nani isanduka se wa munamugenera? Cyo banguka dore ko abakire mukunda bapfagira ngo baba mama de. Ngatebuka nese nimba ari no munzazo kuza ubundi hari ubwo ari yagutumye. Sawa ngatebuka bangu bagiye kuza. Yewe ndikumva ngagiye ne wadufasha nafite amafaranga ne wadufasha nahagere. Azarebe Shaba. Uyu mugabo rwose ari intwari. Uyu mugabo yarakomeje. Uyu nanjye ndamuherekeza kigabo. Nakundi. Uwo mwumva ngo ni mwene wabo mana. Kuva nshakanye n'uyu mugabo ntabwo ndamubona mu rugo rwacu. Cyokora numva bavuga mu nkuru. Ariko muramuhamagaye cyokora naza nyifashiriza nyine ndabo umugabo wanjye yakora. None se umupfuka kubunwa ese ubundi hamwe nta gasambo ntaki. Ubundi umuntu koko yabashimana. Namwe mureke kunshinyagurira. Umuntu se nta muntu uhitamo havukira nta n'umuntu uhitamo. Niba twarisanze turi abatindi namwe mwaba batindi di. Ubu se hari umuntu wabihisemo. Ndenda kwizirika umushumi
icumi kubera inzara atarabariye bagahaha rwose aho kumushyingurana nahaba ariko namwe ukareba wagiye kutabaza n'amamodoka nuko araza da none se arabura kuza k'abapfu bakunze kwajya ni zahabu umugabo wanjye pfira nakunda umugabo wanjye nanjye singicyo ni bondo uyu nguyu uze niwe mani uyu niwe mwana mwene wawe ubundi ubu ibyo ufite biba bikumara iki mu by'ukuri ariko se uraho mugabo ndebera umugabo mwiza nk'uyu rwose amafaranga yaramusagutse ariko ugasanga umuntu arapfanira ese mwagiye muri amafaranga tugiye muri ketsapu ahangaha njyewe bamugiye haki ariko icyakubwira ko uretse nyine mbanze imodoka yagisize tuyambuza umuhanda ugera ahangaha sinzi abantu ujya agatoki kuko amanda wo hepfo nta kintu yaba nicyo mbakundira kuki se mukunda kwita ku bya unese yakurwaho nawe aho kuza ubabariye umuvandimwe wawe ahubwo uraza ubabariye musakuza cyane ahubwo ikibazo kiri ahandi wenda ubona yapfuye nta kundi wese uyu muntu nta gahene yagiraga nta gasambu afite nta cyadarapode abo bacumbije muri kano kazu none mbwira nako kukwishyura ni ikibazo turamushyirwa gute hashije amezi 7 itishyura nase nta marimbi rusange mugira amarimbi iwanyu iyo ngiyo no kumugeza zirahenze amarimbi arahenze gira icyo ukora abanyamagambo mugabo ugabanyamagambo umusore muri banakira afite n'agasambu yagiraga naki kuva nshakanye n'uyu mugabo ntigeze ukandagira niba uhageze yanapfuye akazi kaba ari kenshi n'ubundi niwenda kuza ngo umuzure gira icyo dufasha basi dufashe kumushyingura reba harakenerwa isanduka harakenerwa nko kumushyingura harakenerwa ibyo yari barimo mushyingura yambaye amafaranga yo guhaha ibyo kugaburira abantu bari mu Burayi waziranguye icyo mbakundira kandi agusabye amafaranga yo guhaha ari muzima ayo wamo ntiwibagirwe no gutuma ibyo kurya abantu bari buze gutabara bari buze kubatekera ntiwibagirwe n'amafaranga yo kugura imyenda y'abana nta myenda bagira bacikiyeho n'inkweto ubwo se amasashi yabibaje ntiwibagirwe n'abantu bari bukenera agafanta miliyoni 2 isanduku umva ndebe buceceka gato twumvira ibyo 500 ntabona murambira rwose yimere 2 ni umuvandimwe wanjye yimere 2 ntateka nziza ndaje yagushyire kuri konti kandi ya konti imeze gute imwe zaza habuze imwe muri equity yashyiye kuri equity cyangwa kuri beka aya mafaranga namba ujya kuri banki y'ikirego y'igihe kuri service kwibanira muri banki ntacyo mbese nyine nzabura munajye cyagushyiriraho ubusa arenda kugaruka ese hariya hepfo ko nabonye hari umugabo bazi isanduka wayazanye ayo mafaranga natwe nicyo twose dutekereza ayo mafaranga wayaduhereza tukabona ukuntu yanjye yafaraka no kwasira gusabwa bari muti isanduka miliyoni 2 uzaba sadukura muzuru oya yari umuvandimwe abaye umuvandimwe arumva amafaranga miliyoni 2 bakayataba reka umuvandimwe arumfaka ntacyo mugabo nta kibazo mfite ikibazo nta kintu wigeze umufasha kuva yabana none se muzure agende Yesu ayiwe Yesu ni uzura abandi icyo ufasha umugore we basi mu gihe yiririye nabi nase kutadana amafaranga ngo tujye gushaka imyenda abana bari bwambare n'ibyo kunywa n'ibyo guteka mu kiriyo urabona ko mufite ibibazo by'ishuri bigerahera oya gira icyo ukora urabona hari ikintu twebwe menya ko ari we mukuru w'umuryango basigaranye urumva kanizirike cyane nanjye bwanyu ndarira ngo abazanira imodoka aje kumukora imodoka urataka inzara utaka imyenda utake wewe mufite iki oya nta kintu bagira rwose tuvunika dukora mwe muze mufite ibibazo ntazo mukura wataha muri iyi nzu ukaba ufite iki waba ufite iki wataha muri iyi nzu ukaba ufite iyi niyo mubamo
iyi nzu niyo tubamo urimo kuva dushaka nuko hakabakire ntimubaho kingurura ni nk'ikimoteri urabona mfite ubu niziritse igitenge gutya nakomeje kubera iki mudakora napfushije umugabo wanjye nawe mbwira ibyawe madamu windakarira kuki mudakora se oya mugabo gira icyo ukorerega n'ibyo biryo birabonetse nase ubu baraba babura no gushyushya utwo turyora nta muntu uhitamo ubukene nta ufite wenda nibabarizwa n'uko umugabo wanjye mfite muri ubu bukene namukunda genda ndebe hepfo ya modoka ko nta rwaje nta modoka abantu baba za Kigali yego shamu abantu reka umwana waza kuza kuyangiza genda barebereye iyo modoka ubu nsize hehe umugabo wanjye wagiye yagiye abana unsigiye ubutindi butanyoroheye none se ndagufasha ariko mu dufaranga wagiye kujya icyo bakora kose koko madamu niwe mufite ibibazo byinshi nawe base mugira konti mugiye gutembakira amafaranga yo nawe ugira icyo ukora ubu aba nabagira ariko abashinyaguzi uzi ko mutagira konti niyo itaba muri iyi nzu uyu mugabo urakasa mu Rwanda kariye rwose nanjye sinye muvandi konti niyo ugira konti umugabo apfira mu rugo bagira konti amezi abaye 7 batishyura konti muvandi na bosi wacu ureba nyiririya nzu atwihanganiye amezi 7 n'iyi nzu nimeze nk'umusarani twarananiwe kuyishyura akoze ubwo koko mwebwe mwarakoze kuko no kukizwira banira koko rega igira utwo dufaranga dutange bagira icyo bakora ariko birabura nangahe niwe wakabageneye ubu se bo baramenya byahura nangahe bagenere nawe uko wumva bijya bigenda dore ko abakire babutumirana nawe byari reka mbe basa miliyoni 10 se tuzabafasha miliyoni 10 miliyoni 10 nayo ngaye nada ari cyo zabafasha zadufasha hasi n'umva ari nuko amaze kugenda ubundi ndagwesha none se abana banyu bazabaho batakura natwe turi mu manege ubundi yishwe n'ikibazo iki umuvandi none se utagiye muri byinshi inzara ko bakubwiye ko yamwishe icyamwishe kindi yishwe n'inzara n'imiceri tugiye kuribwa n'imbeba ese wowe utagiye kujya wibaza basaba udushyimbo 1 2 3 ubwo uwo basabye akabintu ubu abanyarwanda ko udamariye iki tumana menye umuvandimwe koko ibaze nawe umuvandimwe n'inzara babo yapfuye koko umuvandimwe wakangu none se koko umuvandimwe tekora aho uri mbabari ubusamariya yawe nanjye utekereza agaciro k'umuntu ibaze nawe ubu naje ndangarira mu kazi amafaranga arampuza ngeze muri umuvandimwe yewe iki kimwe kirambazi dera we upakanye gukina gusa babarira kamusinyire sheke nawe ako sheke se nibi agapapuro ujye gusinyira ukajya nawe kuri banki baraguha amafaranga nawe kuri banki yitwa nguki ari mu gasantere nabonye banyera haruguru bayite kwiti turatuma abana yesu ntabwo nabona mata byihore nanakugira nanakugira ndabonashyize n'indangamuntu yawe iyo uri bwigire yo dore kizamene 15 ko narushye kera ngereza ndajyayo warushye nta ruharimo ngabe 15 nizigiye kwandikiraho bifirigate vuba giragero nyawo bifirigate miliyoni 15 15 ziragufasha umugabo wanjye se birafasha nta kundi pe ayi muze wari ntwari icyo kora umuvandimwe agize abavandimwe babiri nuko dupfira mugabo wanjye nta kundi nabigenza rero njyewe nsubiye hanze n'undi ngiye hanze mu gake erega muhereze ibyo ntago wowe namaze wigendere no kumushyingura twanamwishyuye ati sheke amafaranga miliyoni 15 miliyoni 15 ayiwe umugabo ra miliyoni 15 madamu turakize akira
bano bahirimbiri baza kukureba ibi ni ibiki wapfuye ndi muzima sha ibi ni ko ibiki mutaje kumureba ariko ko mutaje kumureba oya ko mutaje kumureba Yes, nimukaze kureba abantu uko bapfuye